uyu munsi umugore ashobora kugirana amakimbirane n'umugabo, umugore akaba ari we ukara kurenza umugabo. Donc kwa guca bugufi kwa hashize gutandukanye no k'uyu munsi. Donc bafite gutinyuka muri bo cyane, kwa gutinyuka ahahise umugore niba gutinya kwe byaramuteraga kubaha, uyu munsi umugore w'uyu munsi gutinyuka kwe bimutera kubahuka, ariko ahahise hatandukanye n'uyu munsi. Uyu munsi turi kwiyambura ibyo twambaye tukajya mu muhanda tukagenda, twakabaye twubakira ku muco nyarwanda, twangiza bigahuzwa n'iterambere ry'umugore w'uno munsi, havamo ikintu gikomeye. reka nkwifurize kugira ibihe byiza aho uri uduteze amatwi ku ruganiro rwacu. Imana ikomeze ibane nawe kandi imirimo uri gukora igenda icamo, Imana yiha umugisha. Abari hirya no hino katubabwire ngo ibihe byiza. Uyu munsi nk'uko mubibona ku ruganiro rwacu dufite umutumirwa, akaba ari Josiane. Umeze neza? Meze neza cyane. yego. Impera z'umwaka uri kuzisoza gute? Ndazisoza neza. Ndashima Imana ku byo yakoze. Ndashima Imana ku burinzi bwayo yashyizeho mu mwaka utambutse, ndetse nkayiragiza ibiri imbere. Uyu mwaka urarangiye. Ese wakugendekeye gute mu buzima busanzwe? Uyu mwaka utambutse 2023, ntago ku ruhande rwanjye as family ubuzima bwa buri munsi ntago wagenze neza cyane, kuko waje uherekeje iminsi itari ibyishimo mu muryango, ariko uyu munsi ndashima Imana ko hari ibyidutambutsa idutegurira ibyiza biri imbere. Witeguye gute umwaka utaha? Umwaka utaha ntekereza ko ari umwaka w'amashimwe, ntekereza ko ari umwaka navuga wo kwambuka dukandagira mu byasezeranijwe. Iyo bavuze ngo umwaka mushya, ngo uzagira umwaka mushya muhire, ngo uzaya amata n'ubuki, ayo mata warayibonye muri uyu mwaka n'ubuki? Ntekereza ko mu mitekerereze yanjye n'imyumvire yanjye, ntekereza yuko ibyo bavuga ngo amata n'ubuki bivuze ngo umwaka uzakubere navuga uw'amahirwe, wo kubona ibyiza utabonye mu mwaka utambutse. Donc ibyo utabonye mu mwaka utambutse uzabibone mu mwaka ukurikiye. Nibyo nagereranya nka hahandi bavuga ngo uzakubera uw'amata n'ubuki. Yego, nguhaye ikaze ariko nanone. Yego, uyu munsi turi gusoza umwaka, ariko twifuje kuganira ku kintu cyitwa iterambere ry'umugore mu Rwanda, wenda n'ahandi hariho hose, ariko imyaka yaratambutse iragenda, ariko ese iterambere ry'umwari n'umutegarugori cyangwa se umugore mu Rwanda rihagaze gute? Uyu munsi ibyo twifuje kuganira, nifuze ko turaza kugira ikiganiro cyiza. Dutangira ikiganiro cyacu, iyo urebye mu gihe cyashize iterambere ry'umudamu twararibwiwe mu mateka, twararyumvisha, ababyeyi bacu benshi barabitubwiye, ukareba n'igihe n'iterambere ry'ubu, ubona rihagaze gute, igihe cya kera n'igihe cy'ubu? ahahise ku iterambere ry'umukobwa cyangwa se umutegarugori, ryari rikomeye, ntabwo byari byoroshye, kuko wasangaga hari amahirwe batagiraga. Bagiraga limit, hari ibintu bimwe na bimwe batagiragaho access. Ariko uyu munsi umugore cyangwa umukobwa yarisobanukiwe, azi yuko yifitemo ubushobozi bwakora ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo abashe kwimprovinga ubuzima bwe, cyangwa se ubw'umuryango, cyangwa se we ku giti cye.
ashobora kwiremera iterambere bitanyuze mu bandi bantu. Bisobanuye ngo umugore cyangwa umukobwa yifitemo ubushobozi bwo gutera imbere, atarebye ku ruhande, atarebye runaka aramfasha, runaka aramfasha. We afite izindi mbaraga zidasanzwe zitandukanye n'iz'umugore cyangwa umukobwa wo mu myaka yatambutse, uko ngenda mbibwirwa. ni ukuvuga ngo mbere mu myaka yashize umudamu, turi kuvuga ko uvuze ku mahirwe yari afite mbere, umudamu ntabwo wenda yari afite amahirwe yo guhabwa, hajya no kugabana mu muryango, kugabana iwabo, kubona umugabane, isambu, mu muryango. n'ubu niko bimeze ariko uyu munsi ntago mfiteho amakuru ahagije neza, kereka mbanje gusoma, but aho igihe kigeze mu minsi ya none, ku makuru mfite bivugwa yuko umubyeyi atitaye ku mukobwa cyangwa umuhungu yemerewe guha umugabane buri mwana, umwana ashatse, bitewe n'uwamushimishije, bitewe donc uwakunze cyangwa se uwo yifuje guha niwaha. iyo urebye icyo gihe cya kera ukaza no mu gihe cy'ubu, ubu ngubu wenda umudamu asigaye abona access kuri izo koperative, ashobora kubona icyo kintu, ashobora kubona amafaranga akakorera kandi ka business, ariko se umudamu abyitwaramo amatungo. Umudamu uburyo yitwara mu kuba yakubaka bizinesi ye cyangwa se ahuriyeho n'abandi muri sosiyete, uburyo abyitwaramo, ntekereza ko ku ruhande rwanjye icya mbere ni ukwigirira icyizere cy'uko ashoboye. Nyuma yo kwigirira icyizere nibyo bimuha imbaraga z'icyo agomba gukora muri sosiyete, z'icyo agomba gukora mu buryo buri public hagati ye n'abandi bantu runaka bafatanyije igikorwa. Ijambo umugore bisobanura iki kuri wowe? Ijambo umugore cyangwa umwari? Ijambo umugore, reka tuvuge umugore. Ijambo umugore ndifata nk'ikintu kiri big. Ayego. Mu magambo make, ijambo umugore ni ijambo ritoya, ariko muri njyewe mbona umugore ni ijambo riri big. Umugore afite ijambo umugore ryincludinzemo ibintu byinshi cyane bitandukanye byerekeranye n'umugore. Donc nkimara gutekereza umugore mpita ntekereza inzira yo kubaho k'umwana kuva ku munsi wa mbere, kubaho bivuze igihe umugore yasamye, kuva ku munsi wa mbere kugeza ku mezi 9 umugore abyaye. Aho niho nshobora gusuzumiramo nkavuga ngo umugore ni ijambo rigari. Ntagiye no ku ruhande ngo mfate izindi points ziranga umugore. Umugore ni ijambo rigari, umugore ni urwari, navuga Imana yaremye ishyiraho, irangije ikagira ukoresha mu rwego rwo kugira ngo habeho njyewe, habeho nawe. Uko iminsi igenda yicuma, that's why nshobora kuvuga ngo ijambo umugore ni rigari kuri njyewe. Hari point nyinshi. Umugore ni inkomoko, navuga ni inkomoko. Umugore navuga navuga ko ari igikoresho Imana yakoresheje kugira ngo njyewe nawe tubeho. Ariko mu bundi buryo umugore ni ururabo. Umugore ni ururabo rwa rundi rugejeje aho kubumbura rugahumura neza. Undi ikintu nzi ku mugore, umugore aba akwiye donc kuvuga neza, agomba kuba odeur y'abantu bagiye batandukanye, agomba kuvamo iby'umumaro, agomba kuba umuntu amagambo amuturukamo aruhura buri muntu uwo ari we wese. Niko ntekereza ko umugore ariko ameze.
sometimes nubwo bitaba ku bantu abo ari bo bose, ariko ntekereza ko umugore ari uko nakabaye mufata. Rero navuga ku mugore ibintu byinshi cyane, ariko ni ijambo rigari warivuga bwakira bugacya. Umugore n'umugabo ni amagambo agendana, kubona umugore n'umugabo. Ubona imibanire y'umugore n'umugabo bya kera n'iby'ubu bitandukanye? Imibanire y'umugore wahatambutse n'umugabo bahatambutse bitandukanye n'imibanire y'umugore n'umugabo by'uyu munsi. Gute? Bitandukanye muri ubu buryo. Umugore wahatambutse bagiraga ikintu cyo babaga navuga ko hari aho bari bataritinyuka, bari batarisobanukirwa, bitandukanye n'uyu munsi. Noneho ako kantu bagiraga akantu ko gutinyamo. Ako kantu ko gutinyamo mu Kinyarwanda baravuga ngo utinya uwo wubaha uramutinya. Rero ako kantu ko gutinyamo kabateraga kubaha, bakubaha cyane birenze iby'uyu munsi. Bagiraga akantu ko kubaha cyane, gutinya cyane, gutinya bikabyara kubaha. Rimwe na rimwe umwe yavuga, umugabo yavuga, umugore akaba acishije makeya, bikaba impamvu imwe yatumaga umugabo ashobora kurambana n'umugore, kubera ko hari umwe worohera undi. Rimwe na rimwe nyine kera iyo umugore yashyamiranaga n'umugabo, umugore yashoboraga kwahukana, cyangwa kwahukana akajya iwabo. Uyu munsi bitandukanye n'iby'uyu munsi, yarahukanaga akajya iwabo, umugabo agapanga igihe cyo kujya kumucyura, kandi ntiyajyaga kumucyura gutyo gusa, yamucyuraga asabye n'imbabazi umuryango. Bitandukanye n'uyu munsi uko mbibona ku makuru ngenda mbona. Uyu munsi umugore ashobora kugirana amakimbirane n'umugabo, umugore akaba ari we ukara kurenza umugabo. Donc kwa guca bugufi kwa hashize gutandukanye no kuyu munsi. Donc bafite gutinyuka muri bo cyane, kwa gutinyuka ahahise umugore niba gutinya kwe byaramuteraga kubaha, uyu munsi umugore w'uyu munsi gutinyuka kwe bimutera kubahuka. Sinzi niba wumva ako kantu. Ndi kubyumva. Gutinyuka k'umugore w'uyu munsi bimutera kubahuka umugabo. Rero uyu munsi umugore ashwanye n'umugabo, hari bitagenda neza batumvikanyeho, umugore ashobora ntago apfa kuva mu rugo ngo agende gutyo gusa. Kuko hari igihe baba barashakanye, wenda abantu bashakana kubera impamvu zitandukanye. Hari igihe aba afite urukundo, hari igihe aba afite icyo yabonye ku muntu runaka akaba akimukurikiranyeho, wenda afite imitungo akeneye kuzayimukuraho. Umugore rero niba agiranye amakimbirane n'umugabo w'uyu munsi ufite urukundo, ashobora kumuhunga akajya ku ruhande, yabona bituje bakagira ukundi babihuza, bakongera bagasubirana. Ariko udafite urukundo ushingiye ku mitungo, ku byo afiteho atagetinze ku mugabo, uwo nguwo ntabwo ashobora kuva mu rugo. Bashobora kugirana amakimbirane, umugore akaguma aho ngaho, narashatse, ndubatse, ndi iwanjye. Rimwe na rimwe umugabo yaba ari we wenda uri kubangamirwa, ukabona niwe uvuye mu rugo. Bibaho kenshi, ujya ubona abagabo bava mu rugo ukumva ngo umugabo yaragiye, akaba yahimba n'impamvu, uti nagiye mu kazi gutya na gutya, kandi mu by'ukuri wenda nta n'akazi gahari, ahubwo ari uburyo bwo guha amahoro umutima we. Uwo mugore rero aba afite tageti, aba afite ibyo ashaka. Niba panga agatanya, bazapasura nyine atware imitungo.
naho rero umugore n'umugabo w'ahahise atandukanira n'umugore n'umugabo w'uyu munsi. yego, uvuze kugura gatanya, nibuka mu minsi yashize hari inkuru zagiye zitambuka mu bitangazamakuru byo mu Rwanda, aho usanga umugore akubita umugore agakingirana umugabo, kwa kubahuka k'umugore wavuze nanone. Ese umugore, iterambere ry'umugore cyangwa se iterambere dufite ubu ngubu twavuga ko ryageze no ku mugore, ryangije iki umugore muri rusange? Icyo ryamwangijeho muri rusange uvuga ati iki kintu cyarahindutse ku mudamu ukurikije n'imyaka yatambutse? Icyo navuga, iterambere ry'umugore w'uyu munsi, icyo ryamuteye, icyo ryamwangijeho, umugore afite gutinyuka cyane bibyara kubahuka. Niho haturuka rero ko igihe azaba yicaye muri salo ari kuganira n'umugabo we, rimwe na rimwe ugasanga ntava ku izima. Sinshatse kuvuga ko n'abagabo badatsimbarara, ariko uyu munsi nshaka kuvuga ku mugore. N'abagabo baratsimbarara, ariko ikintu gituma havuka ibibazo hagati ya babiri ni uko hariho gutinyuka. Kwa gutinyuka bituma umuntu yubahuka. Rimwe na rimwe ukaba wicaye nko muri salo, murimo muraganira bisanzwe, hari ibyo mutumvikanyeho, ugasanga umugore atsimbaraye kuri cya kintu cye, wenda kiri na negative, akanga kuva ku izima. Aho niho havuka impaka za hato na hato. Rimwe na rimwe ugasanga havutsemo ibintu bitari byiza hagati y'umugore n'umugabo. Rero icyo navuga, iterambere ry'umugore ry'uno munsi, twese duharanira iterambere, twese tuba dufokasinze kugira icyo tugeraho, ariko navuga kujijuka cyane ntago bisobanuye gutandukira. Kujijuka cyane, gusobanukirwa, kwisobanukirwa, kumenya uwo uriwe, byakabaye bitandukanywa no gutandukira, no guta umurongo w'umugore, no guta umurongo w'umugore by'umwihariko w'umunyarwandakazi. Kwimenya, donc kwisobanukirwa, kwibona mu yindi miruwari y'uyu munsi itandukanye n'ahahise, ntago bisobanuye kugenda ku ruhande, kwirengagiza umuco nyarwanda. Twakabaye twubakira ku muco nyarwanda, twangiza bigahuzwa n'iterambere ry'umugore w'uno munsi, havamo ikintu gikomeye kiri dinamike. Sinzi niba ubasha kubyumva. Ndi kubyumva. Ariko se iyo uvuze iryo terambere, katuvuge ku iterambere ry'imyambarire y'abakobwa cyangwa se y'abari n'abategarugori. Hambere nubwo kera bavuga ngo abanyarwanda akenshi bakura bambaye ubusa, bagakura bagera imyaka bakambara, biza guhinduka barambara. Ariko se ko ibyo bintu turi kubona bisa nkaho biri kugaruka, uri kubona biri guterwa ahanini n'iki? Ahahise twavuye mu gihe cyo kutambara, ku mwaduko w'abazungu, turambara, batwereka uburyo twakwambara, ibintu bigenda neza, turambara, turanikwiza. Hazamukira n'umuco dukura ku babyeyi bacu, ku bakurambere bacu, ariho hava uwo muco uza gukomeza umuco nyarwanda. Rero uyu munsi usanga turimo gusubira muri cya gihe cyahise cyo kongera kwiyambura ibyo twambaye. Rero
ahantu bitandukanira ni hehe? Ahahise hatandukanye naho uyu munsi. Ahahise twari twambaye twikwije bitandukanye n'uyu munsi. Si uko byari byera ngo de, ariko ahahise hatandukanye n'uyu munsi. Uyu munsi turi kwiyambura ibyo twambaye tukajya mu muhanda tukagenda. ariko na mbere barambaraga bakajya no guhinga bambaye ubusa. Bambaye ubusa before mbere yuko tutaramenya kwambara nyuma ku mwaduko w'abazungu twamenye kwambara, turambara, tubona ni kandi turanabikunda. Nyuma rero yuko kubikunda niho hazamukiye n'umuco. Umuco udakuraho ko hari igihe twambaye ubusa, twagendaga, reka mbivuge muri aya magambo, ntabwo twambaye ubusa, twagendaga tutambaye. Nyuma tuza kwambara, ni rya terambere uko rigenda rizamuka. Uyu munsi rero turasa n'abashaka gusubira inyuma ngo tumere nk'abatambaye nanone nk'uko byahoze mbere. Ariko uwo umuco wo kwambara twawukuye ku mwaduko w'abazungu. Ariko nanone umuco wo kutambara nawo ni umukoperano, ni umutirano mu banyamahanga. Rero ibintu biba byiza bikanaba na byiza, ariko hari igihe bijya kuba byiza kurusha bigahinduka bibi. ubona byarabaye bibi. Bishatse kuvuga iki? Uyu munsi niba dushaka gusubira uko twari tumeze tutari twambara, bisobanuye ntabwo ari ibintu biza gutyo ngo tubyihingemo twibone twabigezemo, no. Ahubwo ni umuco mutirano dutira ku banyamahanga. Ahari tubaye dusubiza amaso inyuma tukareba umuco nyarwanda, tukubakira no ku ndangagaciro z'umunyarwandakazi nyakuri. Twakabaye tumenya abo tugomba kuba bo, tukamenya niba dukwiye kwambara cyangwa niba dukwiye kugenda tutambaye. Wagiriye inama umwari cyangwa se umutegarugori usanze yambaye ubusa ari kugenda mu nzira? Anyemereye namwambika nkikomereza. Ariko ku nama namugira, namubwira abaye abasha kunyumva, namubwira ntigerageza wikwize. Ko hari ubu bibwira kakubwira ati se bundi mu mvugo y'iki gihe ngo urambaza iki? Akaba yaguhindura n'umusazi. Yego. Abo barahari, ariko ntitwirengagiza ko ntabwo uzanga kuvuga ibyiza kubera ko bari bugusubiza ibintu biri negatifu. Remember ko positifu na negatifu biragendana. Ntabwo ugomba kujya kure y'icyo kintu. Rejection umunsi ku munsi. Ukora ikintu uzi ko hari abantu bari buguhe, bari bukubwire felicitation, komereza aho ngaho. Ariko ntiwirengagize yuko hari n'abazakubwira ngo ibintu byawe nta kigenda, ibicantege ntibizabura. Rero ntuzigere uhagarara kuvuga ijambo ryiza ukwiye kuvuga mu gihe ukwiye kurivugamo. Yego. Turi gusoza ikiganiro cyacu, imikoranire y'umugore n'umugabo, hari ibyo tuvuga ngo ihohoterwa ry'umugabo cyangwa ihohoterwa ry'umugore, ubona byahagarara gute? Ihohoterwa ry'umugabo, ihohoterwa ry'umugore. Yego. Muri iki gihe ubona ryahagarara gute? Kuko rirahari. Hari ikiriho cy'uburinganire. Yego. Icyo twavuga ngo ihohoterwa ry'umugore, umugore yahagarikirwa ihohoterwa binyuze mu bwumvikane. Kuko akenshi niba umugabo ashobora guhohotera umugore, bisobanuye ngo hari ibitagenda hagati yabo. Niba umugore ashobora guhohotera umugabo, bisobanuye ngo hari ibitagenda hagati yabo.
byakabaye bahandoringa ibibazo biri hagati yabo kugira ngo bize gukuraho ya mbogamizi izatuma umugore abangamira umugabo cyangwa se umugabo akabangamira umugore. Mu yandi magambo ni byiza ko habaho imibanire myiza hagati y'umugore n'umugabo. ariko tutarasoza neza, noneho ubona ari akahe gaciro k'umugore ubu ngubu, agaciro k'umugore dusoza? Agaciro k'umugore mu myaka tugezemo, agaciro k'umugore, umugore mu minsi ya none ni uko yamenye uwo ari we. Umugore yarisobanukiwe, umugore yamenye ko ashoboye, umugore yamenye ko nta limiti agomba kugira mu mbaraga z'amaboko ye. Ibyo byombi nibyo bimuzamurira agaciro, kuko igihe umugore azicara akagira kontribisiyo agira eda ku muryango we cyangwa se nawe ku giti cye akagira ibyo yikemurira atabanje kubwira mfasha iki ngiki, undi muntu mfasha iki ngiki, mfasha muri ubu buryo, ubwo akagira ibyo yikemurira atagombye gusaba. Icyo ni ikintu kizamura agaciro k'umugore. Reka ngushimire, wakoze cyane ku mwanya wawe. Mbashimire namwe mwese mwabanye natwe. Uru ni uruganiro tuganiraho byinshi bitandukanye ku buzima bw'abantu, ku buzima bw'igihugu, tukajya ku bintu byinshi bitandukanye. Reka nkurarikire ko niba wakunze iki kiganiro wakora subscribe, ukakora na shares, wagira igitekerezo ugira ugatanga muri comment. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ciao.